Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yaranze uyu munsi, muri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Ni nk'ibisanzwe, aka kanya rero nkaba ngiye kubagezaho ibijyanye n'amakuru mashya ajyanye na coronavirus COVID-19 hano mu Rwanda kuri uyu wa 15 z'ukwezi kwa karindwi 2020. Ni mu kanya nongera ngushimire kuba ukomeje gukurikira iyi gahunda twaguteguriye, iyi gahunda yo kukugezaho amakuru yaranze umunsi buri munsi. Iyi gahunda rero nizere ko ukomeje kunyurwa nayo. Hanyuma nongere nkwibutse nanakurarikira gukora subscribe niba utarayikora, nanakwibutsa ko udufashije wajya unakora like cyangwa se ukanashyiraho comment, cyangwa ukanasharinga mu bacuti bawe cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga ukoresha. Ibi ngibi bikaba biba mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kurushaho kudutera inkunga no kugira ngo tubashe gukomeza kukugezaho ibikunyura. Abarwayi bashyashya bagaragaye kuri uyu munsi ni abarwayi 19, bikaba byatumye abarwayi bose bagera ku mubare w'1,435. Umubare w'abakize urangana na 15. Abangaba bikaba byatumye abakize bose bagera kuri 752. Umubare w'abakirwaye urangana na 679. Kugeza uyu munsi, kugeza kuri uyu munsi dusoje, ni ukuvuga kugeza kuri iyi tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi muri 2020, ibipimo by'uyu munsi ni 2,423. Bisobanuye ko bariya barwayi 19 bashya babonetse muri biriya bipimo nyine bingana n'umubare wa 2,423. Ibi rero bikaba bituma kuri uyu munsi, ni ukuvuga kugera kuri uyu munsi twasoje uyu w'itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi muri 2020, umubare w'abamaze gupimwa bose ugera ku 194,802. Kugeza kuri uyu munsi twasoje nyine mu Rwanda, abamaze guhitanwa na coronavirus ni abantu 4. Bisobanuye ko kuri uyu munsi dusoje nta murwayi mushyashya wahitanywe na coronavirus. Nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, kuri uyu munsi twasoje, no kuvuga ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi 2020, ibijyanye na COVID-19 muri bariya abantu 19 bashya bagaragaye, baratangaza ko Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko muri bariya 19 abantu 12 bagaragaye i Nyamasheke. Bakaba rero ari abantu bapimiwe mu tugari turi mu kato. I Kigali hakaba hagaragaye abarwayi bashyashya 3, Nyamagabe hakaba hagaragaye abarwayi bashyashya 2, naho i Rusizi hakaba hagaragaye naho abarwayi bashyashya 2. Tubibutse ko nk'uko n'ubundi tubikesha Minisiteri y'Ubuzima, ku munsi waherukaga, ni ukuvuga itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2020, ibijyanye n'ubwandu bwa coronavirus cyangwa ibijyanye n'ubwandu bwa coronavirus COVID-19, umubare w'abanduye bashya wari wageze kuri 38. Ni ukuvuga abarwayi bashyashya 18 i Kigali. Aba bakaba baragaragaye mu itsinda riri mu kato ryitabwaho by'umwihariko. Hanyuma Nyamasheke hakagaragara abarwayi 12, hakagaragara ubwandu bushya, hakagaragara abarwayi bashya ba COVID-19 12. Aba rero bakaba barapimiwe ahagaragaye ubwandu bwinshi.
hanyuma i Rusizi hakaba haragaragaye abarwayi bashyashya 4, i Rubavu hagaragara 2, i Kirehe hagaragara 1, naho Nyabihu hagaragara umurwayi 1. Kuri uwo munsi nyine tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2020, abarwayi bashyashya biyongereho nyine nk'uko nari maze kubivuga ni 38, umubare ukaba wari wageze ku 1,416 by'abarwayi bose, ariko bikaba uyu munsi bageze ku 1,435, ni ukuvuga twongeyeho bariya 19 bagaragaye uyu munsi. Hanyuma tariki 14 nyine abarwayi bari bakize bari 27, bituma umubare w'abakize bose uba 737. Ibi bisobanuye ko uyu munsi kuba hiyongera 15 bageze kuri 752 nk'uko twabivuze mbere. Hanyuma ibipimo kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi bari abantu 5,705, bisobanuye ko ibipimo byose kugeza kuri uriya munsi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi bari 192,379, hakaba nta muntu wapfuye naho ku munsi w'ejo bundi. Ibi rero bikaba bisobanura ko ibipimo kugeza uyu munsi bimaze gukorwa ari 194,802, ni ukuvuga twongeyeho ibipimo by'uyu munsi dusoje, ni ukuvuga ibipimo 2,423. Tubibutse ko kandi imidugudu ndetse n'imirenge imwe imwe hirya no hino mu gihugu iri kugenda igaragaramo ubwandu bwinshi, irimo kugenda ishyirwa mu kato. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abanduye ndetse no gusigasira ubuzima bw'abatarandura, mu rwego rwo kugira ngo iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira hirya no hino, dore ko uko umubare ukomeza kugenda wiyongera ari nako abaturarwanda bagenda bagira impungenge. Gusa Minisiteri y'Ubuzima igakomeza ihumuriza abaturarwanda ibasaba gukurikiza amabwiriza ajyanye no kwirinda iki cyorezo, bityo tukabasha gushyira hamwe mu rwego rwo kugihashya. Ibi rero ni ibintu buri wese agomba kugiramo uruhare, ni ibintu buri wese agomba kumva ko bimureba, buri wese akamenya ko agomba kwirinda kuramukanya akoranaho n'uwo aramukanya, ndetse buri wese akibuka ko agomba gukaraba intoki kenshi gashoboka, agakaraba yifashishije amazi meza n'isabune, kandi agakaraba umwanya uhagije kugira ngo niba hari ubwandu cyangwa se n'indi myanda ishobora kuba yamutera ubwandu cyangwa n'ubundi burwayi iyo myanda ishireho. Ariko by'umwihariko ku bijyanye na COVID-19, iyo ukarabye neza n'amazi meza n'isabune kandi ukamara umwanya uhagije ukaraba nk'uko nyine bagenda babigaragaza henshi hanyuranye, biriya bigufasha kwirinda, kandi by'umwihariko ukibuka no kwambara agapfukamunwa, noneho ukibuka no gusiga metero hagati yawe na bagenzi bawe cyangwa se na mugenzi wawe mu gihe bibaye ngombwa ko ugenda. Ikindi kirenzeho ukamenya kuzirikana yuko uramutse ugaragaje bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, mu bimenyetso by'iyi virusi, ugomba kwihutira kujya kwa muganga cyangwa se ugahamagara kuri nimero itishyuzwa, nimero y'114. Nongera ngushimire kuba ukomeje gukurikira iyi gahunda twaguteguriye, iyi gahunda yo kukugezaho amakuru yaranze umunsi buri munsi. Iyi gahunda rero nizere ko ukomeje kunyurwa nayo. Hanyuma nongere nkwibutse nanakurarikira gukora subscribe niba utarayikora, nanakwibutsa ko udufashije wajya unakora like cyangwa se ukanashyiraho comment, cyangwa ukanasharinga mu bacuti bawe cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga ukoresha. Ibi ngibi bikaba biba mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kurushaho kudutera inkunga no kugira ngo tubashe gukomeza kukugezaho ibikunyura. Reka rero nongere mbonereho kubashimira, hanyuma mbabwire ni mwakoze kudukurikira. Mwari kumwe nanjye Marie Clémence Kiza Uwimana Impaye, nakagaruka. Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clémence Kiza Uwimana Impaye.